imbabazi Mana, turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana, turasaba imbabazi, utukana imbabazi, ukubeshya imbabazi, amagambo menshi imbabazi Mana, turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana, turasaba imbabazi, ababyeyi bacu imbabazi, abavandimwe imbabazi, imbabazi, imbabazi Mana, turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana, turasaba imbabazi, abana bacu imbabazi, abaturanyi imbabazi, imbabazi, imbabazi Mana, turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana, turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana, turasaba imbabazi, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho yo kwicuza ibyaha, Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangiye ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda, dawe ubingize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba amina. Igitondo nk'iki ngiki turagushimye uhoraho Mana yacu, igitondo nk'iki ngiki tugushimiye kubw'uko wongereye uyu munsi mu kubaho kwacu, waturinze Nyagasani Mana, wagize neza, habwa ikuzo n'icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu twemerere ube mu ruhande rwacu, umwanya nk'uyu nguyu twemerere utubabarire ibyaha byacu twagukoreye kuva twavuka kugerana n'iyi saha. Uko bwije n'uko bukeye mu mitekerereze ya muntu duhora ducumura, ariko duciye bugufi cyane Mwami, kuko tuzi neza kuri Imana nzima usumba byose, kuko kuva na kera na kare wari uriho, ndetse buri munsi uba mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu tugutumiye muri uyu munsi ngo ube mu ruhande rwacu Mwami, uturinde icyaha n'igisa nacyo, uturinde Mwami ibibazo, ubane natwe kandi uduhe ibidutunga biduhagije, nabyo biha umugisha. Uri Imana nzima, uri umushobora byose, nta muntu ukwiringira n'umwe uheka amaboko. Niyo mpamvu tukwinginze ngo uturinde ibyago, uturinde ibibazo byose twahura nabyo, ahubwo uduhe kurarikira iby'ubwami bwawe. Ngwino usukure roho zacu, ngwino Mwami udufashe muri byose, ntabe ari twe tugaragara, ahubwo icyubahiro cyawe aba ari cyo kiganza kuri uyu munsi. Ugira neza bugacya bukira rero, buri wese wamugirira neza, buri wese wamuha ibimukwiriye Mwami, buri wese umugenderere uko ubishaka, kuko uko ushatse uba mu impande ya muntu. Niyo mpamvu tukwinjize ngo ube mu ruhande rwacu Nyagasani. Tuzi neza yuko udukunda, ntabwo tugutota amagambo rero, tuzi neza ko tutarasaba ubuze ibyo dukeneye, kandi inshuro nyinshi tugusaba ibikeya, ibyinshi ukabiduhera ubuntu. Turakwinginze Mwami ngo ibyo waduteguriye abe ari byo duhera ubuntu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Mu by'abakene mudusabire, dusabire n'abataguhungiraho, cyane cyane abatoteza kiliziya yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dusabirane.